Ibe byiza mwese abakurikiye televiziyo Rwanda duhaye ikaze kandi n'abadukurikiye kuri Radio Rwanda. Umunsi mwiza mpuzamahanga w'umugore ari nawo tugiye no kuganiraho uyu munsi. Ni ikiganiro dusangira ijambo aho by'umwihariko uyu munsi twita ku munsi turimo twizihiza none tariki ya 8 Werurwe u Rwanda rwifatanya n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore. Nk'abanyarwanda kandi kwizihiza uyu munsi ni umwanya mwiza wo kuzirikana uruhare rw'umugore mu iterambere ry'igihugu cyacu. Ni umunsi kandi wo kongera kumva neza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo. Ikiganiro mwagiteguriwe na RBA ariko ifatanyije na Unity Club Intwararumuri ndetse na Ministeri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Genda Bazili Imana ubahaye ikaze ariko ntabwo ndi bube ndi jyenyine muri iki kiganiro birumvikana. Mpaye ikaze Honorable Oda Gasinzigwa akaba ari umunyamuryango wa Unity Club. Tubahaye ikaze Honorable. Urakoze cyane Bazili, umunsi mwiza. Umunsi mwiza ahubwo ninjye wagombaga kuba ari bitangiye ariko murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Yvonne Nkaka Uwikeza. Yvonne ni urubyiruko muri kiganiro yaza no kudusangiza uruhare rw'urubyiruko mu kubaka umuryango. Yvonne tugaye kaze nawe. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Bariho Lambert, ni umubyeyi w'umugabo, kubera ko iyo tuvuze umuryango tuba tuvuze abo bose. Lambert nawe tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Mpereye kuri Honorable Oda, insanganyamatsiko y'umwaka iravuga ngo umugore ni uw'agaciro. Ngira ngo nta muntu n'umwe wanyuranya n'iyo nsanganyamatsiko aho yaba ari hose. Umugore ni uw'agaciro, agaciro k'umugore nta utagasobanura, ubwo utabukazi yaba akirengagiza. Ariko umuntu yakwibaza ngo iyo tuvuze ngo umugore ni uw'agaciro noneho bikaba insanganyamatsiko y'umunsi nk'uyu nguyu, umuntu udukurikiye yakumva insanganyamatsiko ate? Urakoze cyane Bazili, kanongere babwire ngo umunsi mwiza w'umugore ndetse nabo turi kumwe n'abanyarwanda muri rusange. Nizere ko uyu munsi mushyiraho akantu ko kudufata neza kurushaho. Akarusho karahari rwose ukaba kanatangiye ahubwo. Urakoze cyane. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni insanganyamatsiko ikomeye itwibutsa agaciro k'umugore nk'uko wari utangiye ubivuga. Ariko nagira ngo turebe mu mateka y'igihugu cyacu, kuko tuzi ko bijyanye n'uruhare rw'abagore ku isi yose barabyizihiza, ariko by'umwihariko nk'u Rwanda ni insanganyamatsiko ifite ihura n'amateka neza y'igihugu cyacu, cyane cyane iyo turebye amateka ya kera tukareba amateka ya vuba, tubona uko umugore yari afashwe, umugore n'ako gaciro. Wenda sindi butinde cyane ku mateka ya kera ko byatwara igihe, ariko kuva kera mu muco wacu bigaragara ko umugore yahabwaga agaciro. Ariko mu migani cyane hamwe no guhabwa agaciro, ariko nawe yabigizemo uruhare. Umugore agira uruhare mu muryango, kurera, kwigisha, kubungabunga umuryango, ariko nanone si ibyo gusa, yagiye agira n'uruhare mu gufata ibyemezo. Ndetse na kera umugore turabizi yuko hari byinshi no mu miyoborere ya kera aho umugore yagishwaga inama, nta cyakorwaga mbere y'uko umugore atanga icyerekezo cy'uko igihugu bazi uruhare rw'umugabekazi cyane. Ibyo rero ni byiza kubyibuka, kuko hari ubwo rimwe na rimwe iyo tutabihuje n'igihugu cyacu twumva yuko umugore ari ibintu by'inzaduka kugira ngo ahabwe agaciro. Ariko tuje mu mateka ya vuba Bazili, cyane cyane reka mfate mu rugamba rwo kubohora igihugu, kuko niho aho ngaho tubona ka gaciro k'umugore bihereye ku mizi nari impereyeho, noneho bigera mu bihe bikomeye. Ibiho bikomeye aho igihugu cyacu cyari kiyobowe nabi, igihugu cyacu cyari cyaratakaje n'ako gaciro kuri uwo mugore, kuko iyo hatari imiyoborere myiza na wa mugore aho ari, ka gaciro ndemano niko nakita karataka, ntaba kigafite. So muri ibyo bihe twaciye muri ya mateka y'imiyoborere mibi, amateka y'amacakubiri, amateka yo gutuma wa muryango utagira za ndangagaciro byageze ku mugore. Ariko umugore icyo twishimira nuko muri urwo rugendo
turabona abagore mu gihe cyo kubohora igihugu, abagore bagiye ku rugamba hamwe n'abasaza babo. Twabonye abagore muri politiki imbere mu gihugu, abagore bakomeye murabazi, bavuze bati ibi ntibishoboka, ibi ntitubyemera, aya macakubiri ntituyemera. Aho turahabona wa mugore n'agaciro ke. Turabona umugore bageze ku rugero rwo kwitanga cyane. Turabona umugore mu gihe cy'ibyo bibazo bikomeye, ukuntu yakomeje kubungabunga wa muryango, ari abasigaye inyuma mu gihe cyo kubohora igihugu, uburyo babungabunze wa muryango kugira ngo uwagiye ku rugamba azasanga umuryango utarasenyutse. Ariko nanone icyo bakoze kugira ngo rwa rugamba rubashe kubaho kandi rugere ku nshingano rwagombaga kugeraho. Muri ayo mateka ya vuba rero aratwerekana wa mwana w'umukobwa utarasigaye muri rwa rugamba, muri rwa kurwanya ibibazo byose twari tumaze kubona. Ibyo byose rero iyo tubirebye, ariko ntabwo bishoboka hatari imiyoborere myiza. Tubonereho gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dushimire Madame First Lady, babonye ko uwo mugore muri ka gaciro ke afite uruhare rukomeye kugira ngo afatanye na wa mugabo na wa umukobwa n'umuhungu, bityo igihugu cyacu kibe cyatera imbere. Utangiye ugifite ijambo, utangiye uvuga amateka kandi koko umuntu ahita asubiza amaso inyuma kumva uruhare rw'umugore muri aya mateka u Rwanda rwagiye runyuramo, n'aka gaciro gahita kumvikana. Ariko twakomoje cyangwa se tunavuga ingofero wambaye nonaha mu kiganiro ni Unity Club. Dusanzwe tubona mu nshingano za Unity Club harimo ubumwe, harimo ubwo budaheranwa, harimo no kugira ngo umunyarwanda ya mateka amubere isomo ryo kongera kugira ubumwe. Iyo tugarutse nko ku munsi nk'uyu nguyu, Unity Club iba noneho ivuga iki? Iba itanga ubuhe butumwa ku munsi nk'uyu w'umugore? Urakoze cyane. Ngira ngo ni muri ayo mateka nari maze no gusoza mvuga ngo dushimira cyane nyakubahwa First Lady, kubera yuko muri ibyo bibazo twarimo, muri iyo nzitane y'ibibazo by'amateka no mu gihe kibi cy'imiyoborere mibi, nyuma yo kubohora igihugu, nyakubahwa First Lady yagize icyerekezo gikomeye, yagize ubushishozi bukomeye. Hari niyo twicaye tuganira tunibaza muri ibyo bihe, utekereza ko byari imyaka 2 gusa nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, dufite imfubyi, dufite abapfakazi, dufite ubukene, dufite impunzi ziri hanze ndetse n'izirimo mu gihugu, abantu baratatanye hirya no hino, nta cyizere, nta kwizerana, harimo amacakubiri, harimo ndetse si no mu banyarwanda gusa, kuko abayobozi baturuka muri ba banyarwanda, ndetse no mu buyobozi guverinoma yari iriho ntabwo ari ibanga, abantu baturukaga muri iyo miryango. Nta gitangaza rero yuko ya macakubiri, cya cyizere gikeya, kwa kutareba imbere, ntabwo twari gutwara igihe kigufi kugira ngo tugere mu nzozi turiho uyu munsi. Nyakubahwa First Lady rero muri icyo gihe, muri ubwo bushishozi tumubonana ndetse no gukunda igihugu, ariko noneho nk'umugore wumva agaciro ko kugira ngo umugore muri ya mateka, muri za mbaraga ahabwa, abashe noneho muri bya bihe bikomeye byo kubaka igihugu agira uruhare. Yafashe iya mbere ashyiraho umuryango Unity Club. Umuryango Unity Club urimo abagore b'abayobozi bari muri guverinoma, ariko noneho n'abagore bakeya, icyo gihe bahari hakiri bakeya baba minisitiri bari muri guverinoma. Si nk'ibi tuvuga ngo 60 na kangahe kwijana ngo ariko muri urwo rugendo byarabatinyuraga. Icyo gihe rero abagore baregerana, Madame First Lady atanga umurongo, atanga inshingano ku bari bahari muri icyo gihe. Abantu batangira, hari ubwoba bwinshi, hari urwikekwe, ariko buhoro buhoro kwaguhura, kwagushyiraho amahuriro, kwagushyiraho ibikorwa bitandukanye bifasha. Mwibuke yuko nk'uko nari mbivuze, bagombaga no kugira inshingano, kureba za nshingano kamere z'aba bana. Dufite abana mu muhanda hirya no hino. Ibyo rero Unity Club muri uwo murongo umuyobozi yaduhaye bigenda byiyubaka, abagore bagenda biyongera muri guverinoma, ariko inshingano zigumaho mu kurwanya ayo macakubiri
bihereye mu banyamuryango ubwabo kuko ntabwo byari gushoboka yuko igihugu kiyobowe na perezida wa repubulika wavuze ati tuje guhindura amateka, tuje guhindura imiyoborere mibi, noneho twebwe nk'abagore ari twe tubakurura tubasubiza inyuma. Byabaye ngombwa rero yuko atanga uwo murongo, bifasha ba bagore gutinyuka. Muri uko gutinyuka icyizere kigenda kiyubaka, tangira ibikorwa biteza imbere ubumwe bw'abanyarwanda, kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, ariko noneho no mu buryo bufatika kwegeranya ya miryango yatatanye, za mfubyi zari hirya no hino, ngira ngo mujya mubibona mu biganiro bitandukanye, mu bikorwa Unity Club ikora, za mfubyi bapfakazi aho bari bari hirya no hino, muzi ibikorwa bitandukanye byagiye biba. Ariko icy'ingenzi ni ukuvuga ngo ese umugore nk'umuyobozi aravuga icyo wakora, ese twebwe turizeranye, ese twebwe dushyira hamwe, ese ibyo tujya kwigisha abandi twebwe turabyemera. Aho ngaho rero niho hari ikintu gikomeye. Ubu tugiye kugera ku myaka 30 twizihiza isabukuru ya Unity Club, ariko twishimira aho tugeze, kubera ko muri uwo murongo umuyobozi wacu waduhaye kumva abo turi bo, kumva inshingano dufite, kumva yuko u Rwanda rutagomba gusubira aho rwavuye. Umugore muri ka gaciro ke akamenya uko aba umuyobozi, akamenya uko akora ibyo agomba gukora by'ukuri, kandi akanabitoza abandi. Niyo mpamvu twitwa intwararumuri. kugira ngo mu myaka 30 umuntu ahereye kuri urwo rwikekwe rwo mu myaka ya mbere no kwitinya k'umugore, ubu ngubu umuntu aravuga andi mateka. Iyo turebye uruhare rw'abagore mu buyobozi bw'igihugu cyacu, umuntu yavuga andi mateka atandukanye nayo ngayo twatangiriye imyaka 30 ishize. Yvonne, uru rubyiruko, iyo tuvuze urubyiruko buriya ni umuntu uba warakuriye muri ayo mateka yo kubaka u Rwanda, ariko ubu ngubu iyo ubaza imyaka y'urubyiruko ni umuntu uhamye uri mu Rwanda noneho rutandukanye n'urwo Honorable Oda yavugaga. Wanyuze muri ayo mateka, uriga, uriyubaka, urakorera igihugu. Yvonne ubu ni umukozi mu biro by'umuvugizi wa guverinoma. Uri kimwe n'abandi bajene benshi banyuze muri uru Rwanda rushya, niko navuga. Uhereye ku buhamya bwawe, iyo ni ibiki wavuga byagufashije kwiyubaka nk'umukobwa, ndetse ubu ngubu nubwo tukwita urubyiruko ariko uri umubyeyi ukiri muto? Bazi, murakoze. Mwamumbajije ikintu cyamfashije kwiyubaka. Icya mbere ni leta y'ubumwe, leta iha amahirwe abantu bose, idaheza inyuma umukobwa, cyane cyane ko njye ndi n'umukobwa, umugore ufite ubumuga. Urumva njye ni nkaho mfite, hari umuntu wigeze kuvuga ngo ubu ufite ibiza bibiri. Nyine ngize kuba ndi umukobwa w'urubyiruko, ngize kuba ndi umugore ufite ubumuga. Urumva kabisa nakabaye ndi inyuma cyane. Ariko ibaze ko turi mu Rwanda rwateje imbere umukobwa, ntirunibagirwe umukobwa ufite ubumuga. Urumva ko ni ibintu bihambaye, ni leta idaheza. Byatangiye mu burezi budaheza, ubwo aho niho nazamukiye, niho nize. Kuko mu Rwanda rushya abari kugaragara ubu ngubu nuko bize, bahawe imbaraga nuko bize, bagaragara kuko bize, babasha kwisobanura kuko bize, bageze kure, bariyubatse kuko bize. Rero icyamfashije cyane ni ubwo burezi budaheza, nanjye bwagezeho sinahejwe. Yego. Ubu se iyo ureba urwo rugendo wumva uhagaze ute? Nicyo n'umuntu natangiye mbaza. Unyuze muri ubwo burezi budaheza, urize, ariko byanashoboka ko ushobora kwiga nta confidence. Iyo ureba uko uhagaze ubu ngubu, ubwo ndagira ngo ibe n'ubutumwa kubwira undi nawe urimo unyura mu buzima nk'ubwawe. Ikintu rero gitumye mpagaze aha ngaha mbasha kuvuga, tureke kuba narize, ni umuryango wanjye, wanyumvishije ko ndi umuntu w'agaciro,
ndi umukobwa w'agaciro, nubwo mfite ubumuga, nubwo ndi umukobwa, ngomba kujya ku ishuri, ngomba gushaka uko nkora. N'ubundi rega ushobora kujya kwiga uri muri urwo Rwanda ruteza imbere, ariko umuryango wawe ukagusubiza inyuma, ukavuga ko ntacyo ushoboye, dore nubona ngwino wigumire hano, dore urangije kwiga, si ibyo se? Ariko umuryango wanjye wampaye imbaraga, wanyumvishije ko nshoboye, waretse njya gushaka amahirwe nk'abandi, apana kurangiza kwiga ngo nsubire mu rugo ndyame, ngo byari ibyo. Ahubwo bampaye imbaraga, banyumvishije ko nshoboye, kandi iyo umuryango wawe ukumvishije ko ushoboye, nta muntu kuri iyi si ushobora kukumvisha ko udashoboye, ntibishoboka. Niyo papa wanjye yambwiye ko nshoboye, niyo mama wanjye yambwiye ko nshoboye, abavandimwe banjye bambwiye ko nshoboye, nta muntu ushobora kunyumvisha ko umuntu ashoboye, nawe ubaho. Arakoze cyane Yvonne, anakomoje ku kintu cy'umuryango Lambert, avuze ibintu bibiri bikomeye bireba igihugu, amahirwe gitanga, ariko agaruka hahandi, uva hahandi igihugu cyaguhaye amahirwe ugataha mu muryango. Hari ababyeyi baba bagomba kurera abana, ndetse tujya tunabona ko niyo bagaragaza ibangamiye umuryango, haba harimo ikibazo cy'ababyeyi mu kurera abana. Uri umubyeyi, by'umwihariko uri n'umubyeyi w'umugabo, ubwo bufatanye bw'ababyeyi bombi ni ikintu kiba gikomeye. Umuryango uvuga ute, ariko niyo wumvise ibyo navuga ngo biwubangamiye, ubona biterwa n'iki? Murakoze cyane. Icya mbere ndabanza kwifuriza umunsi mwiza w'abagore, abo turi kumwe mu kiganiro, ndetse n'abandi bose badukurikiye, haba kuri televiziyo ndetse no kuri radiyo Rwanda. Nk'uko wari ubivuze, umuryango ni uw'agaciro muri sosiyete zose. Byagera mu kubaka igihugu ho bikaba akarusho, kubera ko niho dutoreza abazadusimbura, niho abana bahererwa uburere, niho abana bigira indangagaciro, niho bigira cya kinyabupfura bakeneye, ariko ni naho batangira kugira imigambi no guhiga. Ni ikintu rero cy'ingenzi cyane. Uburere rero babonera mu muryango, nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze, bugira uruhare rukomeye cyane mu kubaka ejo hazaza. Buriya n'ibihugu bijya gusenyuka bigahera mu muryango, ntabwo ari ubukungu butangira busenyuka, ahubwo usanga akenshi byahereye mu muryango, za ndangagaciro zagiye zisenyuka. Ni ibiki rero biri gutuma bwa burere bw'abana butagenda neza? Icya mbere gihari ni uko akenshi, icya mbere navuga ni ingaruka z'amateka ku babyeyi n'abana n'imiryango. Dufite ababyeyi batarezwe kubera impamvu zitandukanye. Dufite ababyeyi basa naho bari kwiyigisha kurera. Tukagira n'ababyeyi navuga ngo bagize uruhare rukomeye mu kubaka igihugu, ku buryo hari inshingano zimwe na zimwe zagiye zibanyura mu myanya y'intoki. Ibyo byose ni bimwe mu bigira ingaruka. Ariko hakaba n'ikindi cy'uko hari ukuntu, cyane cyane muri iyi minsi ya vuba aha ngaha, dusigaye tugera mu muryango tutazi neza ibyo tugiyemo. Ukabona warongoye kubera ko imyaka yageze, ukabona iyo urongoye ugomba kubyara, ariko ntiwumve ko izo nshingano zo kubyara zikureba, ariko zikureba mu gihugu, ndetse kubizera Imana bo turanabyemera ko Imana nayo ibiguhaye inshingano zo kugira ngo uyirerere. Hari igihe rero usanga akenshi tutumva izo nshingano ngo tuzihe agaciro, tumenye ko mu by'ukuri uyu mwana mbyaye nibyo rwose azambera umugisha, ariko nanone ndi kurerera igihugu, ngomba kubishyiramo imbaraga. Ibindi nabyo biri kugira ingaruka ni ukutumva amahame y'uburinganire, ugasanga abantu barabisiganiramo. Ugasanga umwe aravuga ati oya, ibi ni wowe bireba, ibi nijye bireba, sinagufasha umwana, sinakora ibi. Uburere bwaba bwagenze neza bikitirirwa umwe, bwaba bwagenze nabi bikitirirwa undi. Ikindi nacyo kiri kugira ingaruka kuri byo ni ukuburira umwanya abana. Ugasanga kubera gushaka imibereho, kubera akazi, kubera no kurangara, kuko nabyo birahari. Ntabwo twavuga ko abantu bose babura uko bagiye gukora ibyiza. Hari n'ababa barangaye, karangara akaburira umwana we umwanya, kandi mu by'ukuri ari ikintu cy'ingenzi cyari gikenewe.
ntabwo umuntu yakwirengagiza amakimbirane yo mu miryango. Buriya iyo umubyeyi w'umupapa n'umubyeyi w'umumama bafite ibyo batumvikana nk'uko babivuga mu Kinyarwanda, aho inzovu ebyiri zirwaniye hababara ibyatsi, ugasanga abana nibo babiguyemo kubera ayo makimbirane yabonetse mu muryango. Ariko ntabwo ari ibyo gusa, harimo no gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga, kuko bimwe mu biri kudutwara umwanya ni ukwitiranya iterambere tugatekereza ko ryasimbura umuco wacu. Noneho ugasanga nk'imbuga nkoranyambaga zibireho ibindi bintu byinjira mu muco ariko ntitumenye kumenya uko bivangura n'ibyo dusangamo, tukitiranya ko ubwo ari mvamahanga nibyo byiza. Oya, ntabwo ibihinda byose cyangwa se ibikayangana byose aba ariko ari zahabu. Dukeneye kuvangura tukamenya ibyo dukoresha. Kimwe muri byo ni imbuga nkoranyambaga. Usanga hari ukuntu abantu ibintu byose biri ku mbuga nkoranyambaga, aho kubaza bamutanze mu kurera arabaza Google, n'umwanya mukeya yarabonye urashirira ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga wa mwana niho isi yimukiye. Ariko mu by'ukuri umwana aracyafite agaciro mu kurerwa, kandi ababyeyi bombi bakeneye kubigiramo uruhare. Ntabwo kurera ari uruhare rw'umugore gusa, yego afite uruhare ndasimburwa kubera ko ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu kubera urwo ruhare afite, ariko ntabwo wakuraho uruhare rw'umugabo mu kurera umwana. Iki wenda nk'umugabo munyemerere ngitindeho kubera ko ni ikintu kitureba cyane nk'abagabo. Mfite umugisha yuko nize ubumenyamuntu. Buriya iyo umugabo atagize uruhare mu burere bw'abana, dufite umugisha yuko dufite ababyeyi b'abadamu bakora iyo bwabaga bakaziba icyuho, ariko hari icyuho atashobora kuziba, cyane cyane iyo wari uhari ukaba utakoze uruhare rwawe. Hari abana b'abakobwa bakeneye kumenya iby'urukundo, ntabwo bazabimenyeshwa n'uko babisomye kuri interineti, bakeneye kubyigishwa n'uko papa we yamweretse icyo gukundwa nyacyo bivuga, ku buryo uzaza amubeshya wese azabitahura kubera ko yabyigiye kuri papa wamukunze ntacyo amuca. Ni uruhare rero rukomeye dufite mu kurera. Hari ibyo byinshi biri kugira ingaruka, ariko nabyo ntekereza ko ari ibintu twatekerezaho dufatanyije nk'umuryango, kandi tukagira icyerekezo tubiha mu kubikemura. Arakoze Lambert. Honorable Oda avuze zimwe mu ngorane turimo tubona zikomeje kugariza umuryango. Yagiye avuga ibyiciro by'abantu, hari naho yavuze, hari ukuntu yabivuze nyine mu kinyabupfura cyinshi, ngo abantu ngo bahawe inshingano n'igihugu ngo bakagira izo bibagirwa. Ndavuga nk'umuyobozi, hari umuntu ukuzi nk'umubyeyi witwa Oda hariya muri quartier mama kanaka, hari undi ukuzi nk'umunyamuryango wa Unity Club, ariko hari n'igihe umuntu ashobora kwibuka agahita avuga ati ejo bundi turi mu bihe by'amatora, turabona umubyeyi nka Oda araryama ntasinzira, ariko umuntu agahita yibuka ko afite n'urugo, afite n'umuryango. Kugira ngo umuntu uri mu nshingano zikomeye z'igihugu, umubyeyi nkawe, ubwo uraba uvugira n'abandi, ahuze ibyo bintu bibiri. Urimo urakorera igihugu gisaba imbaraga nyinshi, ariko dufite na wa muryango ugomba gusigasira, hari izindi nshingano z'umuryango. Ibi bintu mubihuza mute? Ubwo sindi kuvuga wowe gusa, ariko ndavuga ababyeyi tubona muri izi nshingano z'igihugu kandi mu gihe kirekire. Urakoze Basile. Ngira ngo ntabwo ndi bujye kure ya wa murongo w'icyerekezo twagiye duhabwa nk'uko wari ubivuze uti nanone nk'uhagarariye Unity Club, ariko iki ni ikibazo cyagiye kigaragara mu bihe bitandukanye, kuko urumva hariho igihugu kirifuza ko buri munyarwanda agira uruhare mu kubaka igihugu. Muri wa munyarwanda harimo n'umugore, ariko wa mugore ntari bureke nanone n'izindi nshingano agomba gufatanya n'umugabo, ariko hari n'izindi nawe agomba gukora. Muri make rero icyo navuga ni uko nko mu muryango wa Unity Club ndibuka yuko mu bihe bitandukanye Madame First Lady icyo kintu akigarukaho, ari mu biganiro tugirana, ari mu nyigisho atanga, ikintu cyitwa uburyo umugore afata inshingano nyabutatu.
ni ukuvuga kuba umugore, kuba umuyobozi, kuba nanone umubyeyi. Ni ibintu bishoboka. ngo araba bivuze avuga ngo umugore nka mutima w'urugo, umugore nk'umuyobozi, umugore nk'umubyeyi n'umurezi. Cyane. Ni amagambo ya nyakubahwa First Lady. Anabyandika kenshi. Tunamushimira kuko araduhwitura nubwo tubifite mu nshingano. Icyo navuga rero cya mbere ni uko izo nshingano zose nubwo zirimo ukuntu zikomeye ariko zirashoboka. Zishoboka kubera yuko nk'umuyobozi navuga yuko icya mbere ugomba kwigirira icyizere. Kuko igihugu niba cyaraguhaye inshingano, cyaraguhaye ayo mahirwe, nuko kibona ko bishoboka. Kandi nawe ufite inshingano yo kubikora. Ariko uburyo ubikora ugomba kumenya ukorana gute n'abandi, kuko ntawe ukora wenyine. Kwa kuzuzanya muri ubwo buyobozi n'abo mukorana biguha umwanya wo kugira ngo usigaze n'uwo kureba za nshingano zindi. Uburyo wowe nk'umubyeyi wibuka kuganira n'abagize umuryango, kuko twagiye tubibona, ngira ngo na mugenzi wacu yabivuze, yuko ikibazo kinini kibaho nuko ikibazo cyo kutagira umwanya wo kuganira mu muryango gituma ibibazo bibaho, bya bibazo bigatuma noneho na za nshingano ufite z'ubuyobozi bizigiramo ibibazo. Icyo kintu rero ni ikintu gikomeye numva twagiye ababyeyi batandukanye muri izo nzira zo kugira ngo twuzuze izo nshingano zose eshatu, tugerageza kumva ubwo buryo bwadufasha kugira ngo tuganire n'abana, tuganire n'abo tubana nk'abagabo baba bafite, ariko n'ubana n'undi muryango mugari, uburyo mujera urugo rwanyu, uburyo muhana inshingano muri urwo rugo, ariko n'uburyo abo mubana bagufasha. Yewe ntakubeshye, uruhare runini mu byo nkora mbifashwa n'umuryango wanjye, kubera yuko mfite ibyo nkorana n'abandi ku kazi, twubaka uburyo dukora nk'itsinda rifite inshingano. Nkaba umuyobozi ariko sinkore byose jyenyine, ariko noneho nasubira no mu rugo ntabwo ari ibanga. Mfite umuryango wo hafi ushyigikiye, ari umugabo, ari abana, ku buryo hariho n'ibyo mba nshinzwe bumva banyibutsa. Ati ese wagize guta? Ese muko mufite ikiganiro wabigenje gute? Ibyo bintu rero kwa kubaka ubumwe mu muryango ni ikintu gikomeye kugira ngo kigufashe. Ngo barenga ubuzima mu banyemo mu muryango, bakanamenya n'ubuzima ubayeho mu kazi, ariko bagahuza ubwo buzima bwo mu kazi n'ubuzima bw'umuryango. Cyane, bidasimbura ibyo mfite mu buryo bwihariye. Ibyo rero bigatuma ubona umwanya wo kugira ngo bakugire inama, ariko nabo bagire inama urugo rube rwatera imbere. Ariko noneho nk'umugore nanone muri uwo muryango tuzi ko dufite umuco. Kuba twaragize amahirwe yo kuba abayobozi, nanone tugerageza kugira ngo tubihuze ku buryo tutaba ngo iyo wabaye umuyobozi noneho kuba umugore birarangiye, kuko nabyo birakenewe kandi biteye ishema kugira ngo ube umugore mu rugo rwawe, muri za nshingano hatarimo ihohoterwa iryo ari ryose, ariko ufite n'iryo shema ryo kuba uri umugore, kuko kuba umugore mu muryango wawe ukabyuzuza biteye ishema. Icyo navuga rero, kuganira, kugira gahunda y'ibyo ukora, gukorana n'abandi, ndetse n'ikindi kintu kinini, iyo uko tugenda dutera imbere, ikintu cyo kwiga, ikintu cyo gusoma, ikintu cyo kumenya ibihe tugezemo. Erega no kurera bisigaye uriga, wigira ku bandi, wigaho wateshutse ukareba abandi uko babikora, ariko hari n'ibisigaye biza noneho dufite na ba .com hano, ibyo bacisha ku mbuga nkoranyambaga, ibyigishwa mu buryo bufatika, ushobora gusoma ukamenya ese ahanga ko ntari mbizi abandi babigenza bate. Ibyo byose rero n'isi igenda ihinduka, ntabwo urera mu 2026 ari nk'uko yareraga mu 1980. Muri kwa kuganira ugomba kubaha umwanya wo kubatega amatwi, kuko hari ibyo bazi, hari isi aho igeze, kuko muzagongana mu gihe utabateze amatwi. Noneho bya bindi wowe ushaka ko ari byo bicamo, byo wamenyereye, niba ari ugutoranya ibyo biga, niba ari imyitwarire, ibyo byose biradusaba umwanya uhagije. Ariko iyo twashyize hamwe, ntituvuga ngo turi 100%, ariko ni urugamba, ni urugendo. Ariko nanone muri wa muryango mugari twahereyeho, ari umuryango w'Abanyarwanda, ariko n'uwa Unity Club by'umwihariko, bikadufasha kugira ngo twige
twigana abandi uko babikora kugira ngo tubikore neza. Ariko nibutse ikindi gikomeye, ibyo byose niyo waba ubikora mu gihe igihugu kidafite imiyoborere myiza iri burebe bya bibazo bihari igahuza kugira ngo wa mugore abashe gukora izo nshingano inamworohereze. Nimurebe gahunda ya First Lady biciye mu Mbuto Foundation gutangiza ECDs. Reka twe kureba abayobozi gusa, kuko n'umugore uri mu cyaro hariya uhinga arayobora mu buryo bwe, afite uburyo ari bubashe guhuza za nshingano ze karemano, nubwo nazita karemano nizo umuntu ahabwa, hari za karemano ariko hari nazo zo society guha. Mwagiye mubona uburyo hagiyeho izo ECD zifasha noneho ba bagore n'abagabo bazima bafatanya mu muryango kugira ngo ba bana bagire aho basigara. Abo bana bagize aho basigara baragira uburere muri cya kibazo twavugaga, baragira imibereho myiza, ariko nanone wa mugore n'umugabo barabona umwanya wo gukorera igihugu no guteza imbere umuryango barwanya ubukene. Ikindi mwabonye gahunda zo kugira ngo tugire ibicanwa. Ibyo ni ibibazo niyo ubihuje no mu mujyi, hari ibiri mu mujyi byorohereza wa mugore akora kugira ngo agire n'ibindi bimufasha koroshya ya mirimo yakabaye imutwara umwanya ntabashe gukora inshingano ze nk'umuyobozi. Ariko nanone tubihuje no mu cyaro cyangwa igihugu icyo gikora, murabona amashanyarazi kera byari ikibazo kugira ngo ugere mu rugo utangire gushaka uko abana biga, babandi bavuye muri za ECD nimugoroba biragenda gute. Ariko noneho ibicanwa byateraga ikibazo, amazi, ibyo bintu byose rero muri ya miyoborere myiza iyo bikozwe byorohereza wa muyobozi, kuko iyo tuvuga ntituvuga umuyobozi ku rwego rw'igihugu gusa, dufite abayobozi mu nzego z'ibanze, dufite abagore bari mu buyobozi mu mudugudu, dufite abagore bari mu buyobozi mu mashuri, dufite abagore bari mu buyobozi mu nzego zitandukanye. Iyo bihujwe rero za nyigisho z'uburere n'umuryango dukeneye nk'Abanyarwanda no kurwana nabyo nk'ibyo umubyeyi yatubwiraga by'iterambere rihari tukabihuza, ariko noneho igihugu kigafata iya mbere muri bije kigakora ibyo byose kugira ngo wa munyarwanda yoroherezwe ubuzima, umugore nawe aboneraho akabona wa mwanya wo gutekereza, wo kuganira n'abana, wo kuganira n'umugabo cyangwa abandi bari mu rugo bikamufasha. Ibyo rero tubishimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu kuko bigenda bifasha na wa mugore gutinyuka kujya muri ya myanya ifata ibyemezo. Ubuyobozi muri rusange yavuze ayo ma ECDs y'amarerero ari hirya no hino, ubundi byabaga bizwi ko nko mu bice by'icyaro umugabo ni uhinga, umugore yasigaranye abana, ejo bikazongera ariko abana basigaye bafite aho basigara bakarerwa, ababyeyi bakajya mu mirimo bakaza kubasubiza mu miryango nabo babonye umwanya. Yvonne, ugeze kutubwira urugendo rwawe rutari rworoshye nk'urubyiruko, ariko n'ubundi n'ubu ruracyakomeje, ufite inzozi wifuza kugeraho, bavuga uti mu myaka iri imbere igihe nanjye nzaba ndi mu kigero cy'aba Honorable Oda hari ibyo nzaba naragezeho, ariko kandi uri kumwe n'abandi n'urundi rubyiruko. Ndagira ngo intambwe umaze gutera ugire icyo ubwira urubyiruko kugira ngo aho mugana mube mufite imyumvire imwe, kugera ku nzozi z'umuntu, kugera ku nzozi z'urubyiruko muri uru rugendo wagaragaje wanyuzemo n'urw'abandi banyarwanda b'urubyiruko barimo banyuramo, birasaba iki? Mwakoze. Icyo navuga igisabwa kugira ngo urubyiruko rubashe kugera ku nzozi zarwo, hari ukuntu urubyiruko rumeze nk'aho bakunda kuvuga ngo abagenzi nyine bari crazy, niko navuga mu Cyongereza, ni mu kirere birashyushye. Ariko uko byagenda kose hari nka kuriya bakunda kuvuga ngo urubyiruko bareke urubyiruko ruyobore, bareke bigende gutya na gutya, ariko uko byagenda kose baravuga mu Kinyarwanda ngo nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Nyine tugomba kurebera kuri aho uhera ukagenda uzamuka. Yego, ni nayo mpamvu tuvuga ko uburezi dufite twakuye mu miryango n'ababyeyi bacu batureze. Rero kugira ngo umuntu agere ku nzozi ze ni ugufata na Honorable yabivuze ngo
urubyiruko nyine narwo ruramubwira uko byagenda gute. Rero natwe dusabwa kuganira n'abakuru, napana kuvuga ngo twebwe turihagije, abakuru ibintu bavuga biraboha. Oya, tukumva tukabaha umwanya, bo bafite histoire, apana ibyo basomye babibayemo, bazi ahantu igihugu cyavuye. Reka tubumve n'ibyo murimo byaje bareba reka nibi n'ubu baratureba bagaseka, ariko reka tubumve tubafatireho urugero. Niba ari nk'ibintu yakoraga baze yigeze kubivuga ngo ntabwo uko umuntu arera muri 2026 ari nk'uko batureze twebwe. Reka tubumve dufatanye, ariko nubwo twavuga ngo ababyeyi bacu uko batureze ngo byari bimeze gutya na gutya, ariko nibyo bitugize abo turi bo ubu ngubu. Rero tubifatanyije, tubumvise, tukabaha umwanya, ahubwo tukagishyiraho bya bindi byacu by'aba.com, urumva byakora icyo bita Promax. Byaba ibintu bitangaje, byaba ari ibintu bifite ireme, niko navuga. Bityo bikagufasha kuba umuntu utangaje, bikagufasha kugera ku nzozi zawe wafatanyije, muri make wafatanyije iby'abakuru ugafatanya n'ubumenyi bwawe bugezweho, byabyara ikintu gitangaje cyakutuma ugera ku nzozi zawe. hari inkundura iriho ya AI, artificial intelligence, ugasanga umuntu arimo arakora ubushakashatsi cyangwa se ibindi ashaka kumenya, akabaza ChatGPT cyangwa se izindi, ari ugasanga ibyo imuhaye ntamenye ibiri byo, kandi hari umuntu mukuru uzi ibiri byo. Na honorable yabivuze ngo aho kubaza bareze se umwana bigenda gute, ujya kuri ChatGPT, yaje na za Claude n'izindi, ukamaza ngo umwana yagiye kurya bigenda gute, aho kugiye ukavuga ibya mama. Rero ariko nitubifatanye tuzakora. Nabyo ni byiza ku ruhande rumwe, ariko ngira ngo ashaka kuvuga guhuza izo generation, ibyo zaba zitanga byose. Rambere ugeze kuvuga, ndetse tunabitindaho cyane, imbogamizi turimo tubona zugarije umuryango, ariko nta kibaho kitagira ibisubizo. Abo babyeyi babandi wagiye ushyira mu byiciro bitandukanye, urwo rubyiruko Yvonne yaravuze, bifite ibisubizo, njye niko mbyemera. Ariko se hakorwa iki? Ni ibihe bisubizo bihari? Ndagira ngo witugaragarize kugira ngo numvise ibintu byacitse tumureme n'umutima. Murakoze cyane. Ndahera ku cy'ingenzi cyane, buriya ngo ibuye ryagaragaye ntabwo riba ricisha isuka, niko tuvuga mu Kinyarwanda. Icya mbere ni ukubanza kwiyubaka nk'umubyeyi, kuko birakenewe. Dukeneye kwiyubaka nk'ababyeyi, umuntu akamenya ubundi izi nshingano ndimo bigenda bite. Ngira ngo kurera, kuba mu rugo, kuba umugabo, biri muri bimwe tutajya twongera kwihugurira. Kandi mu yindi mirimo yose, ngira ngo na hano abanyamakuru mujya mugira igihe mukikarishya, mugakarishya ubwenge, wa surviving imyaka 5 utiyongereye ubumenyi. Icyo rero ni kimwe mu bintu tubura, cyane cyane mu bijyanye no kurera, mu bijyanye no kubana nk'umuryango. Umuntu aba akeneye gusubira inyuma akirebamo, akavuga ngo ni hehe mfite ibyuho, kandi nazi ibi byuho gute. Ako ubwo sizavuga zibwira umuntu iyo yarongoye ngo wabaye umugabo sha, bikahita birangirira aho ngaho, akaba yumvanye nta bindi biri aho ngaho inyuma. Buriya nibyo ko kuba wabaye umugabo, ariko nk'uko nari mbivuze, nta mugabo umwe, nta mugabo wigira, ahubwo ugirwa n'abandi. Ni byiza rero ko wikarishya, ukamenya abandi ugira, ubaza, bakakugira inama, ariko ukaba wanagira n'ibyo wiyungura nawe ku giti cyawe. Nka kimwe mu bintu by'ingenzi cyane bigira uruhare mu kurera, ni no kureba nawe niba nta hantu bikugora kurera kubera ingaruka z'amateka kuri wowe. Kwimenya ukamenya, ese ko nanyuze mu mateka ameze gutya, mfiteho izihe ngaruka, mpana abana gute, ese umujinya ngira mbahana nuko koko ni cya kindi baba bakoze, cyangwa bifite aho bituruka. Noneho ngasubira inyuma, nkabanza jyewe nkiyubaka kugira ngo mbone icyo ntanga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri cy'ingenzi ni ugushora mu muryango, kuko buriya hari igihe dushora mu mazu, tugashora mu bindi bintu, ariko ntidushore mu muryango wacu. Gushora mu muryango hari amafaranga, ariko harimo n'umwanya. Umuntu akawuha umwanya, kubera ko ahantu hatinze buriya
tuvukira mu miryango tugakora tukananirwa tugataha mu muryango ndetse n'iyo dupfuye ni umuryango ujya kurwana no kudushyingura. So bityo rero dukeneye kuwushoramo kuko ni uw'ingenzi tukawubonera umwanya. Byagera mu kureraho abana bacu baradukeneye mu buryo bukomeye cyane. Wenda ntanze nk'urugero, giye mu mirimo nkora hari ukuntu byageragaho nkabura pe, hagashira nk'igihe kinini ndataha nimugoroba nkagerayo buri gihe abana baryamye, ariko nza kugeraho ndavuga ngo ibi ntabwo ari byo, aba bana nanjye mbafiteho uruhare, ntabwo ari umudamu bireba gusa. Ngira ibintu bimwe nshyira ku ruhande, nemera kujya ngera mu rugo kare kugira ngo abana bambone, kandi nabonye byaragize umumaro mu kunyegereza abana, mu kubona umwanya wo kugira ibyo kubaha za ndangagaciro twifuza kubaha, kuganira nabo ukabatoza ikinyarwanda, ukabatoza umuco, mukagira indangagaciro mwemeranyaho. Ariko ikindi nacyo kireba sosiyete yose muri rusange, dukeneye no gushora izindi mbaraga mu gutegura benda gushaka, kubera ko umuntu agerayo ukamera nk'umuntu bashutse ngo ujye mu mazi utazi koga, wagerayo ukarwana n'utari bukurohore, noneho ukagera ukabikora uko ubyumva, ukarwana nabyo, byakunanira nyine ukabikora uko ubyumva, amafuti y'umugabo agahinduka uburyo bwe. Ariko mu by'ukuri ikibazo atari uko utabikora, ahubwo ari uko utabimenye. Ni byiza rero ko dufata umwanya wo gutegura abenda gushaka urugo, ariko hakabaho no kubakurikirana, hakabaho no kugira, wenda mvuzeho akantu gatoya kuri byo, ntekereza ko dukeneye no gusubira inyuma tukareba harya bwa bukwe tubukora gute, wa musaza wansabiye ndamuzi cyangwa n'uwo nakodesheje. Ese ningira ikibazo mu rugo, wa musaza nzamubwira ngo harya barera gute ko wanshakiye umugore ukaba utaragarutse kureba ko nashoboye kubaka urugo. Ese ababyeyi bo bansabiye, marene ni umushyingira cyangwa n'uryoshya amafoto, bare bimeze gute? Ibyo bintu byose tukagenda twiyubakaho abantu koko bafite icyo bakora muri rwa rugo rwacu, ariko no mu burezi, no mu kurera, no mu gutoza abana bacu bakaba babigiramo uruhare. Ntusanga abantu bereka amafoto y'abantu batazi ngo uyu yari mu bukwe bwacu, ariko bakaba bataramubona yaje kubasura ngo ababwire ngo nige wasabye, nige wasabwe, kandi dore ndacyafite uruhare mu muryango. Ibyo byose rero ntekereza ko biri mu byadufasha, utirengagije n'ibiganiro nk'ibi ngibi ndetse n'ibindi biri ahandi hatandukanye byo kuganira ku bijyanye n'uburere, ku bijyanye n'ihame ry'uburinganire, ku bijyanye n'ubufatanye bw'umuryango n'ubwuzuzanye hagati y'umugabo ndetse n'umugore. Turimo turagenda twerekeza mu gice cya nyuma cy'ikiganiro cyacu. Abadukurikiye ngira ngo mwumvise bimwe mu bibazo, wenda tubivuze byose, ariko n'ibisubizo bihari kugira ngo umuryango ugirwemo uruhare. Reka ngaruke kuri Yvonne gato, wigeze kuvuga icyo urubyiruko rusabwa, ndetse rwose hari n'ikintu gikomeye wavuze cyo guhuza amageneration, uvuga ngo bariya ntibumve ari ibintu biguruka gusa kuko ari abajene, ngo bumve ko umubyeyi adafite uruhare, ariko nanone umubyeyi nawe ntiyumve ko iby'abana byose bihora ari iby'abana. Ariko se dusoza, ni nk'iki wabwira urubyiruko byara byose, urubyiruko rudukurikiye nyambibona batewe ishema n'igihugu cyabo, urabibona no kuri izo social media, kubera ko ari igihugu cyubatse politike, cyubatse iterambere, cyabahaye amahirwe, n'abandi birata batari n'abanyarwanda. Ukabona rero urubyiruko rukunze igihugu cyabo, ariko singira ngo simpamya ko ari aho bigarukira gusa. Niki nubuhe butumwa aho urubyiruko kugira ngo bamenye kuba abanyarwanda, kandi muri uyu muryango n'igihugu muri rusange bikomeze kugira ubudaheranwa? Murakoze. Nanone ikintu numva nabwira urubyiruko, nk'uko ubivuze, turi proud rwose ya president wacu, turi proud y'u Rwanda, turi proud y'ibintu byose, y'isuku, aho abagore bageze, aho abagabo bageze, umutekano, uburezi, ibyo byose turabyishimiye. Ahubwo kugira ngo tubisigasire bizagenda gute? Nuko turara mu kabari, nuko tunywa inzoga, nuko twambara
ibyo dushaka twirwa dutembera, nidukora ibyo bya bindi twishimiye bizashira, ba bandi bakuru nibagenda bya bindi twishimira, wa mutekano bajya bavuga ngo urakinisha u Rwanda, umuntu agenda ari umukobwa afite laptop yiwe atwaye saa 9 z'ijoro ntagire ikintu aba, ibyo ngibyo uri kwishimira nutabisigasira ntabwo tuzabigumana, bizashira. Ba bandi bakuru nibamara kugenda tuzasigara noneho u Rwanda rusekeje, rudafite umurongo ngenderwaho, rudafite isuku, rudafite uwo mutekano, rudatewe ishema n'ikintu icyo ari cyo cyose. Tubisigasire, tugire indangagaciro, duharanire kuba nk'abariya bakuru batugejeje kuri ibi, ahubwo tuzane ibirushijeho. Biriya turekerama ngo ntago dufite nibi biriya turekerama ngo aho tugomba kwidagadurira ni gute byagenda ngo urubyiruko rubone imirimo ijana ku ijana, byagenda. Ibyo byose nitwe batezeho amakiriro ya Rwanda rw'ejo. Rero dusigasire ibyo dufite, duharanira kurushaho kubiteza imbere, tugire ibirenze ibyo dufite uyu munsi. Tureba ku mico yacu, ni iki nakora, urumva u Rwanda niruca umuco bizagenda gute? Tuzasigara noneho nta kintu na kimwe duhagazeho muri secteur, mu bice byose turebe rwose buri wese icyo yiyumvamo agishyiremo umuhate, haranire ko cyatera imbere kurusha uko icyo yishimiye kimeze. Njya ndeba icyiciro cy'urubyiruko nyine imyaka barimo, hari n'abo tujya tuganira tukibukiranya imyaka y'amateka aho yavugaga, imyaka aba babyeyi bacu abayobozi bari bafite mu bibazo bikomeye. Iyo uganiriye n'urubyiruko uhita umwibutsa icyo kintu, ahubwo atari ko reka twibukiranye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri 94 yari afite imyaka ingahe? Aba babyeyi ba Oda bari bafite imyaka ingahe? N'abandi agahita asanga niyo myaka afite ubu ngubu, ahita yikanga, ntacyo ari gukora, ahita yikanga. Nicyo nshaka kubaza Yvonne, ibyo wabwiraga urubyiruko ni ibyo mu myaka iri imbere cyangwa igihe ni iki? Igihe ni iki, nta mwanya dufite wo guta. Bariya bakuru baratubwiye mureke ibi, wikumva nyine ko ari abantu bavuga ibya kera. Ni abantu bashaka ko bya bindi baruhiye nibagenda bizaba bipfuye. Barabiruhiye ngo nitwe tubibamo, twebwe rero turi kubibamo, turi gukora iki ngo n'abandi bakurikireho bazishimire ibyo twagezeho. Rero ni ugutega amatwi abakuru, ni ugutera ikirenge mu cyabo, tuzana natwe ibyacu bishya, tugakomeza tukagira u Rwanda rwo kwishimirwa. Yego, akoze cyane. Arambere nk'umubyeyi, tugaragarije ibibazo umuryango ufite ndetse n'ibisubizo bihari, ariko ntekereza ko nk'uko wagiye ubivuga, umugabo akenewe mu nshingano ze, umugore akenewe mu nshingano ze, umugore twizihiza uyu munsi akenewe mu nshingano ze, n'abana nabo yewe hari uruhare bagomba kugira ngo wa muryango turimo tuvuga ufite ubumwe udaheranwa, ariko nawe ukomeza n'igihugu ugerweho. Ni ubuhe butumwa waha abo bantu bose kugira ngo buri wese aho yicaye adukurikiye ahite yumva ibimureba, ejo tujye mu ngamba? Ubutumwa bukomeye ni ukwibutsa abantu ko kuvuka ukavukira mu muryango, ukazaba umugabo, ukazaba umugore, ukagira abana, ni inshingano. Ni inshingano ziri mu ngeri nyinshi. Icya mbere, nk'abizera Imana, twizera ko ari inshingano Imana ibiguhaye. Nta muntu Imana ishyira kuri iyi si kugira ngo ahanyure gutyo gusa, aba afite icyo yahamushyiriye. Icya kabiri, ni inshingano zirenze wowe, ahubwo zireba n'igihugu. Kuko buriya uko nareze umwana wanjye, nshobora kumva ari ibindeba, nkumva ari ibyanjye gusa, ariko icyo azaba cyo kizagira ingaruka ku gihugu. Niyo mpamvu rero dukeneye gufata izo nshingano nk'ikintu gikomeye, tukazitekerezaho, tukaziganiraho. Hanyuma ubundi butumwa ni ubufatanye hagati y'umubyeyi w'umugabo, hagati n'umubyeyi w'umugore, ariko n'abana babo mu byiciro bitandukanye. Hari ikintu kimwe wenda navugaho kigaragaza ubwo bufatanye. Hari igihe natwe ababyeyi tujya tugora abana, ugasanga hari inshingano tudakora mu rugo,
hanyuma umwana ukazajya kumubwira ngo za nshingano ndakora ajya kuzikora ukabona biramugoye. Dufashe nk'akagero gato, umwana ntarakubona wogeje isahane, ntarakubona wakoropye, hanyuma umunsi umwe ukazikora ngo jya koza isahane, atarabona ubikora agahita avuga ati ndi umukozi hano se, kubera ko ntago wabimutoje ngo abikubonemo ubikora. Niyo mpamvu rero ubwo bufatanye burakenewe, tukagira ibyo dufatanya nk'umuryango, tukagira ibyo twereka abana tukabibatoza, kandi bakabona tubifatanyamo, tubijyanamo mu ngamba, atari ukuvuga ngo ibi byahari uriya, ibi byahari uriya, tukagenda tubifatanya. Nzi neza ko bizadufasha mu kugira aho tugera. Hanyuma icyanyuma muri byo ni ukwibaza, uyu mwana ko ari we mugore w'ejo, uyu mwana ko ari we mugabo w'ejo, ndi kumutegura gute kuzaba umugabo, ndi kumutegura gute kuzaba umugore. Nshimira cyane ababyeyi ba mushiki wanjye hano, bamuteye ingabo mu bitugu bakamubwira bati urashoboye, urumva hari icyo bamurebyemo. Natwe rero tubyigireho, kubera ko ari aho ageze kubera ababyeyi be. Natwe twabyigiraho tukamenya ngo turarerera u Rwanda, dukeneye gutegurira aba bana kuzaba abagabo n'abagore babereye u Rwanda. Akoze cyane Honorable Oda, turimo turizihiza ba mutima w'urugo uyu munsi, ndetse ni na ba mutima w'igihugu, kuko twabonye ko urugo rwubatse neza rwubaka igihugu, n'igihugu kikamera neza. N'ubuhe butumwa mwe nka Unity Club ariko kandi nk'umuyobozi mutanga? Hari wa mutima w'urugo uri hariya wamaze kumva zino nshingano n'ibyo asabwa, ariko kandi ubu noneho yaniswe mutima w'igihugu. Urakoze. Ni ikintu gikomeye kuko mutima w'urugo, ka gaciro twahereyeho tuvuga umugore yahawe, ubutumwa natanga nanjye mbwiha nuko tutagomba gutatira igihango. Igihango gikomeye Perezida wa Repubulika agaciro yahaye umugore, ndetse First Lady akabishimangira abicishije muri Unity Club n'indi miryango. Ni igihango gikomeye. Nsaba abagore bagenzi banjye yuko twakomeza, ariko nabashimira kuko muri ayo mateka yose twavuze hagiye habamo ibintu byinshi cyane bigaragaza cya gihango, buri umwe uko yageragezaga kugira ngo agisigasire. Ntitwavuze mu bihe by'abacengeza abagore ukuntu bagerageje kugarura bariya bagabo no kubagarura. Ni ibintu byinshi. Ni ubutumwa rero yuko aho tugeze ni heza, ariko ntitugomba kwibagirwa inshingano zacu. Ngira ngo muri breakfast prayer ubushize nyakubahwa Perezida yaratubwiye ati bihera ku muryango bikarema umuntu. Uwo muntu iyo aremwe akaba umuntu muzima, akora umuryango. Iyo miryango yahura igakora igihugu. Ni ikintu gikomeye rero cyane, kivuga ngo isi turimo idafite imiryango mizima, idahereye kuri wa mwana twavugaga ngo agire umuryango, wa muryango uba umuryango muzima, nawe agira umuryango muzima, igihugu kigire ya miryango mizima yunze ubumwe, kuko hatari ubumwe muri ya mateka bidashoboka. Ariko tureba no kuri rya terambere, turi mu isi rero irimo ibibazo byinshi, irimo kwihuta, irimo guhangana n'iterambere, ariko byagaruka mu gihugu cyacu noneho tukareba n'isi turimo itureba gutya icyo dukora, kuko ya mateka twavuyemo ntabwo ari benshi bishimira ko tutazayasubiramo. Abagore rero mutima w'urugo, nyamuneka dukomeze dukore uruhare rwacu, turashyigikiwe, ariko natwe rwa ruhare rwacu nk'uko na First Lady ahora abitwibutsa, tugire izo nshingano tuzuzuze, kandi ibitugora tuba turi benshi mu miryango itandukanye, ni ukujya inama kugira ngo dukomeze dutere imbere. Ariko n'urubyiruko rwacu twongere tububwire yuko yabivuze neza umukobwa wacu, ntabwo twafata ibintu gutyo. Twebwe nitumara kugenda nk'uko yabivuze, bazaba bakoze ishyano nibadasigasira cya gihugu cyabonetse mu buryo butoroshye,
ngira ngo hari ikiganiro nigeze kujyamo harimo afande Ibingira ubutumwa yatanze aravuga ati ejo nituba tudahari aho wicaye nk'urubyiruko urumva wizeye ko tuzarugusigira ukarusigaramo wemye ukarusigaramo utazarutanga ngo abashatse kurugwa inyuma urubyiruko rero twebwe nk'ababyeyi babo nk'abagore tuzakora icyo dushoboye dufatanyije n'abagabo ariko nabo za nshingano nibazifate bumve yuko u Rwanda rubareba be kurangara isi turimo nta mpuhwe icyo twakwifuza nuko twifuriza u Rwanda rwacu amahoro n'umutekano n'ubumwe bwacu nk'uko dusoza hari ugeze kutubwira umugore mu bihe bikomeye by'u Rwanda muri aya mateka ndetse by'umwihariko n'abayobozi mwavuze imyaka 30 ngubu Unity Club irimo yizihiza muri uyu mwaka wabwira udukurikiye ko umugore mu rwego rw'ubuyobozi bw'u Rwanda umugore ahagaze ati umugore ahagaze neza reka mbivuge wemye kuko ndi umwe mu bagize amahirwe ngira ngo hariho abanduta yego yo kureba muri icyo gihe cyose nibuka nawe hari uwo twahoze tuganira ejo bundi mubwira ntari kuribuka bakitwigisha uko twambara urabyibuka abantu bakigishwa kumesa urabyibuka tujya kwigishanya uburyo mu byaro hirya no hino uburyo abana bakaraba ayo mateka yose umugore uyu munsi aho ahagaze mu buryo bwemye nk'umuyobozi turabona abayobozi bahagaze mu nshingano turabona abayobozi bafite inshingano zikomeye ngira ngo murabibona muri kabineti murabibona mu nteko ishinga amategeko murabibona mu nzego z'ibanze murabibona urubyiruko rw'abakobwa rufata inshingano kandi rukazikora neza dufite icyizere kandi bagore bahagaze neza mu buyobozi icyangombwa nuko bagomba gukora tugomba gukora ibyo tugomba gukora ariko nanone twibutse yuko tutari ku munzani erega na ba bagabo turi kumwe duhora tubivuga tuti ntabwo turi hariya ngo mudupime gusa turi hariya ngo dufatanye turi hariya ngo twuzuzanye ariko twumva neza n'inshingano dufite kuko dufite kwa kuba mutima w'urugo turi no mutima w'igihugu ku gihugu gihungabanye nta ruhare twaba twaratanze kandi dushimira igihugu cyacu cyabonye ko bishoboka uwo mugore kugira ngo nawe agire uruhare u Rwanda ku isi yose bimwe rushimirwa byinshi ariko n'uruhare rwahaye umugore kugira ngo agire uruhare mu kubaka igihugu binyuze mu buyobozi ni kimwe mu biza imbere munyemerere dusoreza ikiganiro cyacu nshimire cyane Honorable Oda Gasinzigwa umunyamuryango wa Unity Club mwakoze kwitabira utumire bwacu mwakoze cyane Basile ndashimira cyane Yvonne Nkakawikeza n'urubyiruko wakoze cyane ku ruhare wagize muri kino kiganiro mwakoze cyane Basile Lambert Bariho n'umubyeyi mwakoze cyane ku bitekerezo mwatanze namwese murakoze cyane dushimira abari badukurikiye tubabwira ko guharanira twese gutoza abato bacu indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda kuko ariyo shingiro ry'umuntu n'umuryango n'igihugu niyo ntego twese twagakwiye kwiha abari badukurikiye kuri Radio Rwanda ndetse no kuri Televiziyo Rwanda turabwira ku kiganiro dusangije ijambo ara tugisoreje kiganiro Basile Uwimana Imana ikomeze kubana namwe.